Muraho mbahaye ikaze hano kuri The Image nk'uko rumaze kubimenyera. Amazina yanjye nitwa Sandrine, ndetse nimba uri mushyashya ahangaha nkaba nguhaye ikaze ngusaba ngo kanda subscribe ndetse na like. Comment yawe ni ikintu cy'ingenzi hano kuri The Image. Uyu munsi rero na business mfitanye n'abagabo, uyu munsi mfitanye business n'abagore. Ladies, waba uri umugore waba uri umukobwa, nzi neza ko ujya ugira bene bino bibazo, ugasanga rimwe na rimwe ugira infection cyangwa se ugasanga hariya hepfo hariya hasi twese tuzi ukunda kuhagira umuhumuro mubi cyangwa se umwuka utari mwiza unuka. Uyu munsi rero kuri The Image tugiye gutwika, kuko abakobwa cyangwa se abagore bakurikirana The Image ibyo bibazo ntabwo bazongera kubigira. Nabashakiye umuti mwiza uri naturel kandi woroshye cyane. Stay tuned, this is The Image, kuko ahanga tuba tubafite byinshi bitandukanye. Subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikintu na kimwe. Abagore cyangwa se abakobwa bakurikirana The Image, ibintu byo guhora kwa muganga, warwaye infection, buri munsi baguha imiti, buri munsi bagutera inshinge, uhora ku binini infection, uyu munsi bye bye. Yes, tudatinze rero nkaba ngiye kuvuga ku bintu twakora igihe cyose wumva ufite infection cyangwa se n'icyo wakora kugira ngo uyirinde. Imyaka ine irashize, yose irashize nta infection ishobora no kunkoraho. Ntabwo nibuka n'ukuntu ibabaza n'ukuntu bimeze, gusa infection ni ibiki uko mana yake. Umva yose irashize ko namenye rino banga. Impamvu rero ngusabye ngo please izi inama mangiye kugweza ujye ugerageza uzapplying cyangwa se uzikore neza. Ugaruke muri comment utubwire uti hey Sandy byaciyemo. Ni byiza rero kandi ni ingenzi. Ikintu cya mbere ushaka gukora kugira ngo utane burundu na infection mu buzima bwawe nk'umukobwa cyangwa umugore, ladies, no kunywa amazi. Oh my god, ntabwo ushaka kubyumva. Kunywa amazi ni ikintu cy'ingenzi ariko cy'ingenzi gikomeye. Nunywa amazi ahagije nta nubwo uzongera kumenya niba infection zibaho cyangwa zitabaho. Mu isi ya infection zibagirana. Ni ukuvuga ngo amazi ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo ndi kuvuga ngo unywa agakombe k'amazi ku munsi ngo cyangwa iki. Ahanga ndi kuvuga amazi agera kuri litiro 1.5 cyangwa 2 ku munsi minimum. Niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umugore w'igitsina gore, ukaba ujya kuri toilette ukanyara inkari z'umuhondo zinuka cyangwa se zihumura nabi, za nkari z'umuhondo burya ayo ni amakosa. Nta muntu w'umukobwa cyangwa se w'umugore w'igitsina gore uba ugomba kunyara inkari z'umuhondo. Uba ugomba kunywa amazi ku buryo ubuzima bwawe bwose ubaho unyara inkari z'umweru utanukamo n'ikintu na kimwe, umeze nk'amazi yo kunywa. Nizo nkari umuntu w'igitsina gore aba agomba kunyara. Niyo mpamvu rero nivuga ngo ujye unywa amazi litiro 2 cyangwa se 1.5 ku munsi, nizere ko wumva icyo mvuga. kandi ntago ari ukuyanywera icyarimwe, ntago ari ukwicara ngo unywe litiro 2 z'amazi zigotomere zose zimara icyarimwe. Ndavuga kubyuka mu gitondo ukanywa igikombe kimwe, mbere yo kurya saa sita ukanywa ikindi cyangwa 2, nyuma ya saa sita ukanywa ibindi 2, na nimugoroba ukanywa ikindi, ku buryo ubaho unyara inkari z'umweru zitanuka nziza cyane zisa nk'amazi. Icyo rero ni ikintu cyamfashije cyane. Imyaka 4 ikaba ishize naratanye kubera na infection, nta n'imiti ya infection, nta n'icyo kimwe kijya kindi. Amazi avura infection iyo ari yo yose, yaba ari yindi kurya nyuma, yaba ari kuryamo imbere, yaba ari yindi na infection abakobwa bakunda kurwara ziza n'ibintu by'umweru mbi cyane by'imyanda. Izo infection zose uzaca kubera nazo ni wita ku mazi unywa ku munsi. Icya kabiri tudatenze, burya igihe cyose wumvishije ufite infection cyangwa se ukumva hari ikintu kikuryata muri wowe, ni byiza ko ufata barafu cyangwa se ice 2 cyangwa 3 udutoya ukatwinjizamo, warangiza ukambara kotex yawe cyangwa se pad yawe. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo wumvishije hari ibintu biri kukurya mu gitsina cyawe, ni byiza ko ufata ubarafu byuza nka 2 cyangwa 3 ukabwinjizamo, buragenda bugakurura ya myanda, bukasika ya myanda yose birimo imbere, noneho bikamanuka bikagaruka muri kotex biza muri ya mazi nyene ya barafu. Ndetse ndabereka size
ntago ndi kuvuga ice kino kinini cyangwa se gitoya nka kano kantu nk'abantu bagira frigo wenda murabizi urakabona ukuntu kameze. Hano mba nashizemo amazi narangiza nkayashira muri freezer. Barafu rero mvuga niri byibuza kuri size ingana gutya. Sinzi wenda nima mukabona na ka size gatoya aka ngaka uragafata ukakinjizamo ugafata n'akandi ukakinjizamo niba binakunda n'aka gatatu kabagashiramo niba kajyamo ariko bubiri buba buhagije nta kintu biba bitwaye. Warangiza ukambara kotegisi mu ikariso yawe bya bintu byose biragenda bikamanuka noneho bwa buryarya tekese cyangwa se bwa buribwe bugashiramo. Abafite rero frigo wenda nize ko mwabikora cyangwa se ukaba wenda wakonjesha mu buryo bwawe yaza ukayimenagura ukayikatamo ubuntu butoya nyine bwakwinjiramo. Uburyo bwa gatatu rero, uburyo bwa gatatu ntabwo buzakurinda infection gusa, ni uburyo bwiza cyane bukuramo imyanda yose, bukoza no mwimbere no muri iterise yawe, bukoza no muri uterus yawe cyangwa se muri matrice yawe, hari ko bita mu France I think so. Ni uburyo bwiza cyane uzatana n'umunuko utane n'ibintu by'imyanda. Please ladies mureke twite ku isuku ya hari ahantu kuko ni ahantu h'ingenzi cyane. Umuntu w'umukobwa cyangwa se w'umumama ntukajya kuri toilette ngo numara kunyara uhite uhaguruka ugende, uhite wambara ugende. Ni byiza ko byibuza buri uko umaze kunyara uhita waza n'amazi cyangwa se ugafata papier hygienique ukihanagura neza ukabona kwambara ikariso ukagenda. Buri uko ukomeje kunyara uhaguruka ugenda, uhaguruka ugenda ku munsi, nibwo cyagiye kijya kujyana nimugoroba ugasanga wakiyamura kumva ikintu cy'icyuka kikubise kinuka gifite umuhumuro mubi. Ntago rero ari byiza, ni ngombwa ko buri uko ugiye kuri toilette wita waza kugira ngo biranafasha wumva uri flexible, kumva nyine ufite isuka ahantu hose kumva urakeye. Ubu buryo rero bundi bwa gatatu nyine buzagufasha ibyo by'ama infection, bwoze iterisi yawe ndetse unatane n'ibyo bintu by'ibyuka bibi. Ikiro nicyo bita steaming. Steaming burya imyanya ndangagitsina yawe ibikeneye steaming byibuza kabiri mu kwezi cyangwa se rimwe mu kwezi. Sinzi wenda nimba bamwe muri mwagiye mukora steaming cyangwa namuzi cyari cyo, ariko abantu benshi nzi ko ba steaming abantu benshi bajya muri steam sauna and steam gusteaming imibiri yabo, ariko umubiri gusteaming umubiri ntaho bihuriye no gusteaminga yoni yawe yasinyeta yoni. Rero uyu munsi ngiye kubereka uburyo bworoshye wakoramo steaming mu gikoni. So guys, ahangaha ni mu gikoni nta byinshi tugiye kuhakora. Ibintu tuba dukeneye kugira ngo dukore steaming ntago ari byinshi cyane. Ni meat, izi ngizi ni meat ngira ngo abenshi muri mwege murazizi. Iyi ngiyi ni rosemary ndetse na lemon. Ni ibintu bitatu tuba dukeneye ndetse n'iki na honey, ubuki. Don't mind the banana minekene yo mu gikoni ntago ari yo gushiramo hano, tazajya yushyamo ukabyaramo. So icyo nshaka kubabwira nuko ibi bintu byose birahendutse. Reka mbabwire ari nako nkata indimu. Ibi bintu byose birahendutse, ngira ngo abantu benshi muri mwege murabizi, muzi miti cyari cyo ndetse muzi n'iki na rosemary. Byose ni ibiti by'iki byo kugira gute byo gukoresha. Abantu benshi banywa mu cyayi, abandi babiteka mu nyama. Rero hanga twebwe umunsi turi bubikoreshe nka steaming. Ndetse ni ibintu biboneka ku isoko iryo ryose, ni ibintu bihendutse. Nk'ubu ngubu izino miti naziguze nka 250 y'amanyarwanda. Nazuze 250 y'amanyarwanda. Noneho rosemary nzigura nayo 300 y'amanyarwanda n'indimu. So guys, ni ibintu byose cyane, ndetse indimu ngira ngo mwese muza akamaro kazo. Niba utagira n'indimu mu rugo ufite ikibazo gikomeye, kuko indimu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ndetse wenda umunsi umwe nzabakorera video ijyanye n'ikintu cy'indimu, kuko indimu tuzikoresha mu bintu byinshi cyane. So ntabwo bigoye rero, ndabifata nkabikata, namara kubikata nkabivanga, namara kubivanga nkabitoga. Gusa nta kintu cya hatari tuba turi bukore, nta n'ikintu kinini cyane ukeneye. Urabivanga ukabishiramo ahangaha nk'uko ubibona, ukabivanga gutya kupa.
So guys, nkuko mubibona ndabivanze, nta bindi bintu birenze, ndabivanze n'indimu zirimo hasi. Noneho rero ngiye kubitogosa mu minota mike cyane, turaba dutangiye steaming yacu. So guys, nkuko mubibona nyine bimaze gutogota neza, tukaba rero tugiye gutangira steaming yacu. Hari uburyo bwinshi wa steamingamo. Ushobora kuba ufite nk'akadobo gatoya, bwa budobo butoya buvamo omo, ukaba washyiramo ariya mazi tumaze gushyiramo, warangiza ukaba wagatereka nk'ahangaha muri tuwarete yawe, warangiza ukicara hejuru ya tuwarete ukareka wa mwuka ukakuzamukiramo. Uburyo bwo gusteaminga ni bwinshi cyane, ndetse nanjye ntabwo ndagura akantu basteamingiramo. Ubundi hari akantu umuntu akora kameze nk'akaboxi ukaba wakicara hejuru, ariko noneho nimba ufite nk'aka kadobo gatoya kamwe kavamo omo, twese tuzi kamwe gatoya kavamo omo, ni byiza ko ushyiramo ya mazi naberekaga natekaga mu kanya, noneho wenda ukaba wagashyiramo hano muri tuwarete, warangiza ukicara hejuru ya tuwarete, wa mwuka wariya mazi ukakuzamukiramo. Ariko nyine ngewe kubera ko ntafite ka kadobo gatoya, niyo box nayo ntayifite, ndi bwiyeranje nkorere mu ndobo. Ya mazi natetse nindangiza nyamene hano. Uyu mwuka uzamukamo nkuko mubireba niwo tuba dukeneye cyane cyane. Iyo yamaze gushyiramo ya mazi nibwo ushyiramo ubuki, ariko ubuki ntabwo ari ngombwa cyane, ubaye utabufite nabwo nta kintu bitwaye. Warangiza rero ukiyambura, wamara kwiyambura ukicara kuri ya ndobo, warangiza ukikenyeza eswime kugira ngo wa mwuka utaza kugira ahantu hamwe unyura. Urayipfuka neza cyane ku buryo nyine umwuka utabona ahantu na hatoya unyura ahantu hose. So guys, uricara, wamara kwicara wakumva ugutwitse cyane udashaka kuresista, wenda ukaba wahaguruka gakeya, warangiza umunota cyangwa se amasegonda 10 ukongera ugasubirayo. Yes, nuko ukuro bigenda ugasteaminga kugeza igihe uri burangize ya mazi agahora, warangiza ukavaho ugakaraba ukambara. Ibintu byose maze kubereka niko ubigenza. Steaming ntabwo ari ibintu bigoye, no gufata umwanya mutoya ugatogosa biriya bintu, warenza ukabyicara hejuru kugeza igihe ari amazi ari buhore, uba wumva imyanda yose yasohotse, nta kintu kimwe gisohoka. Ariko trust me, ni ibintu bigenda bikoza mu imbere, nabikoreye ubushakashatsi ndetse nanjye mbikora cyane, ndetse birafasha cyane. So guys, this is the image. Nizere ko iyi video mwayikunze. Please nimba ikunze usiga comment hasi ndetse ukande subscribe kugira ngo n'ibindi byinshi mbahishiye bitazajya bigucika. Amazina yanjye ni Sandrine, wakoze kureba iyi video ndetse thank you so much, stay tuned, ndagaruka vuba, see you soon, bye.